Bahaye ikaze mwe mukurikiye gahunda za TV1 n'umwanya tugiye kubagezaho amakuru arambuye ari bwibande kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva ubwo yasuraga ibikorwa by'ubuhinzi bukoresha kuhira hakoreshejwe ikoranabuhanga mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe yijeje abahinzi ubufatanye mu gukomeza kongera umusaruro. N'abatuye mu mudugudu wa Rurembo mu kagari ka Birira murenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze barinubira ko masambu yabo ari gucibwamo imihanda iri kwangiza ibihingwa byabo n'inzu nangurane bahawe yabyo. Abatishoboye barenga 300 bo murenge wa Ngamba mu karere ka Kamonyi bari barateye inkunga y'ingoboka na leta bashinga koperative icuruza imyaka ariko irabananira ko bari gutakambira inzego za leta avuga ko koperative nta kibamariye bityo bifuza ko imitungo yayo irimo amazu n'imirima bigurishwa bakabyiguriza. Namu makuru avugwa hanze y'u Rwanda inama y'umutekano ya Israel yemeje umugambi wo gusinda Hamas maze igafata umujyi wa Gaza. Biro bya Minisitiri Benjamin Netanyahu byatangaje ko igisirikare cya Israel aricyo kizaba kigenzura umujyi kikanatanga ubufasha ku baturage bazaba barashizwe mu bice bitarimo imirwano. Mu Rwanda rw'ubwiza karemano n'amahoro asesuye, gutembera cyangwa se gutwara itsinda bigomba gukorwa nabo wizeye. Igisubizo nta kindi usibye Yahoo Cars. Tubagezaho imodoka zigezweho zikwiranye n'inama, amadelegasiyo no kwakira abashyitsi basura igihugu cyacu. Tugana uyu munsi aho ujya hose. Dukorera i Nyarugenge muri downtown. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 35 77 77 cyangwa se 0738 30 53 Yahoo Cars. Tembera u Rwanda mu mutuzo usesuye. Bahaye ikaze nanone mu makuru arambuye ngiye tugiye kubana ne Simbi Martin. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva ubwo yasuraga ibikorwa by'ubuhinzi bukoresha kuhira hakoreshejwe ikoranabuhanga mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe yijeje abahinzi ubufatanye mu gukomeza kongera umusaruro. Savio Kwizera adufite inkuru irambuye. Bimwe mu bice by'akarere ka Kirehe byakunze kurangwamo inzara atari uko babuza aho bahinga ahubwo ikibazo kikabizuba rikabije ryatumaga n'ibyo bahinze birumba. Rero mbere yuko duhinga twari twarishwe n'izuba ryinshi. Yahangaha hari uzuba ntabwo twahinga ngo tugire icyo dusarura, imvura y'intara ari ingume yashoboraga no kumara imyaka ibiri itaguye cyangwa se mu myaka ibiri kagwa rimwe muri sezi kagwamo rimwe. Ubwo ntabwo twajyaga dusarura. Muri 2016 nibwo ku bufatanye bwa leta y'u Rwanda n'umushoramari Howard Graham Buffett hashyizweho uburyo bwo kuhira hakoreshejwe ikoranabuhanga mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe ku buryo muri uyu mushinga huhirwa hegitari 1173 zikorera abahinzi barenga 2000. Bamwe mu bahinzi bakavuga ko byazanye impinduka kuri bo. Ko mbere yuko iyi skimu iza ntabwo bahingaga amasezo yose, hahingwaga sezo imwe nayo itari buri gihe. Bigaragara ko mbere hari ku bigori nibura wabaga afite yabashije guhinga hegitari yose ntabwo yarenzaga toni imwe kuri hegitari. Ariko uyu munsi iyo turebye impuzandengo cyangwa se average y'umusaruro tubona uyu munsi ni toni 6 n'ibice 2 kuri hegitari. Ubu nujuje inzu yakataraboneka hano kandi mfite impumero yo kugura akantu kakagare gafite umwuka byo kunyonga. Oya gashaka ngo naje ndagaceremba buhoro buhoro. Turasaba kugira ngo rwose mudushimire Perezida wa Repubulika, si byose tumeze neza, turi kurya, turi guhaga aya mashaza ejo bundi nzabandi ko ndi kurya igitoke kikaraze n'ikibi byose. Ubwo Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yabasuraga kuri uyu wa 8 Kanama 2025 yabijeje ubufatanye mu kurushaho kuzamura umusaruro. Kivuze rero ubutumvaye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndabumugezaho kandi icyo nakubwira nawe uzi arabakunda. Nimubwira ko mwavuze ko inzara yashize ko mwabaye bakire biramushimisha cyane. Murakoze. Ariko namwe nyine mukomeze mukore ureza toni 10 ubutaha tuzagaruke beza 12 ubu uyisikaye nabo nuko kuri season nzeza 12. Ntabwo rero muhigo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndamubwira ko uwo muhigo mwawuhize ko kongera umusaruro mugatunga n'abandi n'amasoko akagira kaguka. Ntimukirebe hano gusa mukareba n'abandi. Turabyemera amafaranga turabashikiye aho icyo muzakenera inzego zirahari, ameya, ba governor, ba ministre nabo murabona ko baje
iyi gahunda ni gahunda leta ishyigikiye cyane. Ibyo muzashaka byose muzatinye kutubaza, tuzabafasha cyane kuko iyo mwishimye muhaze natwe tuba twishimye. Mu ruzinduko Minisitiri w'Intebe ari kugirira mu ntara y'Uburasirazuba rwibanda ku bikorwa by'ubuhinzi, yanasuye uruganda rw'Inyange rukora amata y'ifu ndetse n'uruganda East African Granite rukorera amakaro mu karere ka Nyagatare. Savio Kwizera, TV1 mu karere ka Nyagatare. Abatuye mu mudugudu wa Rirembo mu kagari ka Birira mu murenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze barinubira ko mu masambu yabo hari gucibwamo imihanda iri kwangiza ibihingwa byabo n'inzu nangurane yabyo bahawe. Peter Clever Nizeyimana adufitiye inkuru irambuye. Aha hari insina izo zose zagiye. Biranje abaturage bamamagaye bambwira bati inyanya zawe ku imashini zigezemo. Abatuye mu mudugudu wa Rurembo mu kagari ka Birira mu murenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze bavuga ko ikorwa ry'imihanda iri kunyuzwa mu masambu yabo iri kubangiriza ibihingwa nk'urutoki. Iri korwa ry'imihanda kandi riri kubangiriza inzu ndetse n'ibindi. Biranje abaturage bamamagaye bambwira bati inyanya zawe ku imashini zigezemo bimeze bite. Ico bambwiye narababwiye si mwaritse nkamanza nkazisarura ngo ntabwo wabuze ibikorwa remezo kugenda. Aha hari insina izo zose zagiye, urabona inzu urukubona yasigaye ku manegeka. Ubwo rero ukubona ibiti by'isombe byari biri aha, ibidodoki byari biri hano, urabona nibyo byari bitunze nk'abana. Ibyo byose byagiye byajanywe n'umuhanda. Hari n'abafite imirima nayo yacishijwemo imihanda ku buryo ubu iyo mirima ntacyo bateze kwibyazamo umusaruro kuko yacitsemo kabiri. Ikibanza cyanjye cyose cyaragiye, nicyo gusa nari mfite hano muri uyu mudugudu. Ako cyose bagicishijemo kandi ubundi bashyiraho borune, ntabwo byagaragaraga ko bazakishana cyose. Bari baciye borune ruhande, mu gihe bazanye imashini byabaye ngombwa yuko mbona baje bahita bashingamo borune. Nagerageje aba baturage bakabishingiraho basaba ko bahabwa ingurane y'imitungo yabo ikomeje kwangizwa n'irikorwa ry'imihanda riri gukorwa mu kagari ka Birira mu murenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze. Boke cyo nasabira abantu bari kwangirizwa imyaka yuko cyangwa se ubuyobozi bwareba kuri ibiri kwangirizwa kugira ngo babashe kubona ingurane. Nta nguranwa baduhaye, ntayo bigeze baduha. Twe twagiye kubona tubona imashini nyine bamanjije baza bagashinga imambo, bamagushinga imambo barangiza, ubwo none twagiye kubona tubona imashini iraje, ubwo naho inguranwa yo ntayo. Ntabwo tuzi uko bizagenda. Nasaba ko bampa ingurane y'izi nyanya zanje zangiritse. Uretse aba baturage bo mu kagari ka Birira bataka kwangirizwa imitungo yabo n'ikorwa ry'imihanda iri gukorwa ahaciwe site z'imiturire, no mu kagari ka Kivumu gaturanye n'aka ka Birira naho abaturage bangirijwe imitungo yabo muri ubu buryo. Madamu Wanyirigira Clarisse, umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe iterambere ry'ubukungu, akavuga ko aba baturage bagomba kwishyurwa bagahabwa ingurane. Twareba abo baturage ariko niyo hari insina bagonze irishyurwa. Niba wenda hari ibyo bagiye bangiza nuko bazabyishyurwa, ariko nabwo tutabangamiye umuturage kuko n'ubufatanye. Aba baturage bavuga ko batanze iterambere bari kwegerezwa, ariko kandi imihanda iri gucibwa mu masambu yabo badahawe ingurane ikabangiriza ibyabo, ngo nacyo ni igihombo batahwema kugaragariza abayobozi kugira ngo bakurikirane iki kibazo. Peter Clever Nizeyimana, TV1 mu karere ka Musanze. Mbere yuko dukomeza amakuru yacu katubanza tubagezaho ubutumwa. Kaminuza yigenga ya Kigali ERK imfura muri za kaminuza zigenga mu Rwanda ibafitiye ishuri rya secondaire ryitwa Glory Academy. Glory Academy nejwe no kumenyesha abanyarwanda ko yatangije amasomo mpuzamahanga ya Cambridge program akazatangira mu mwaka w'amashuri wa 2025-2026. Glory Academy isanzwe itanga ubumenyi bwa program national, ubu inejejwe no kumenyesha abanyarwanda ko yongeye ishami rya program mpuzamahanga. Akarusho Glory Academy ifite abarimu b'inzobere bikorwa remezo nagereranwa. Muri Glory Academy ni batanga ubumenyi n'ubuhanga gusa, banatoza abana indangagaciro za Gikristo. Address murayisanga imbere neza muri ERK campus. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788316534. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gikunda Mvura mu karere ka Rusizi baravuga ko hagaragara urugomo ruterwa n'inzoga zitemewe abaturage babyukiramo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba avuga ko agira inama abaturage kwirinda kubyukira mu tubari. Nakirutimana Freddy adufitiye inkuru irambuye. Akani gakora rebo
naka ntigakora n'akayogana ngo yaba ari ukugira ngo aza kuza kumva uburibwa. Uyu mugabo ari kwereka umunyamakuru igikomere yatewe n'uwamutemye. Igikomere abaturage bavuga ko yagitewe n'ubusinzi ngo kuko yagiye gusagarira uwo yajyaga kwishyuza nawe kandi yamaze gusinda. Iyi barika inkomoko ya byose ni ikibazo cy'inzoga z'inkorano zikorerwa mu murenge wa Gikunda Mvura. Nko mu kagari ka Kizura aho usanga abaturage babyukira mu kabari birenza amacupa, byajya kugera ku mugoroba rero ugasanga ubwo businzi bwatangiye gukurura amakimbirane. Inanga inzoga z'inkorano iyo umuntu ayinyweye ubwenge burayaga, sibyo? Yaba ari umugore yaba ari iki akumva yatimana n'umugore n'umugabo, sibyo? Ariko igura desa wayibonye he ibintu kuri byakemuka baca inzoga za hano zibikorana. Niyo muti utabonetse nta kindi nizo nzoga nyine. So wabona umuntu bamutemye akaboko uri kumva Noneho urugomo ruri hangari ruri guterwa n'inzoga. Inzoga nyine zibikorana. Mwatuzaniye ziriya nzoga zindi abandi banywa zigahindura ubwonko. inzoga zihari ari abagore ari abagabo nta n'umwe wumvikana n'undi. Dore uyu ngo bamuriye akaboko mu mwanya wabona n'undi nawe ufite kameze kadodo sunaga kameze gutya kubera inzoga baje badukubita. Uyu ngo yafashe musaza wanjye atangira kumukubita. Nimba ndi kubyumva urugomo rurahanga ruterwa n'inzoga. Uyu na mushiki we na niyo baracyari abanyarugomo. Ndakubwiye ati ndagapfa zino sa biriya ni ibiyobyabwenge mugomba guca mu murenge wa Gikunda Mvura cyangwa se cyangwa mu kagari ka Kizura. Wowe kuzinywa zirakubangamiye nawe kandi unazinywa. Icyayo tubinywa tubizi batubwa ngo ni umugomba w'ibitoki benga ntabwo tuzi ko ari inkorano. Muze mudufunga ariko tuzatuza tuvuge ati ibintu tunywa ntabwo tuba tubizi. Ni ibyo bacuruza ku mafaranga make. Nta na b'inzoga y'igitanu cyangwa y'ijana icupa ryuzuye. ASP Twaje Amahoro Sylvestre umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba avuga ko muri uyu murenge haherutse gukorwa umukwabo kandi abafatiye mu inzoga nyinshi z'inkorano. Icyakora akagira inama abaturage kwirinda kujya babyukira mu tubari. Ndetse n'ahandi mu gihugu ntibyemewe ko umuntu yakabyutse afashe icupa arimo kunywa inzoga, ahubwo yakagombye kubyukira mu murima se cyangwa mu kandi kazi kamungukira cyangwa kamuha amaramuko kugira ngo ajye kunywa inzoga z'inkorano. Akenshi usanga ari nazo zikurura urugomo, ari nazo hanini zivamo ya ntandaro yo gukubita no gukomeretsa. Turasaba rero abaturage ko bakwiye kwirinda kunywa izi nzoga z'inkorano. Ikindi kandi hakabaho gutanga amakuru ku bantu bazikora. Ngira ngo polisi yatangiye umukwabo muri iriya murenge no muri kagari. Hari aho byatangiye bagiye batanga amakuru mu minsi ishize niba atari mu minsi 3 zafashwe zirangizwa. Izi nzoga z'inkorano zikorerwa muri uyu murenge ngo iyo abaturage bazibyukiyemo bijya kugera ku mugoroba amakimbirane ari yose. Bamwe bakavuga ko ahanga hakunda no kuvuka urugomo rwa hato na hato bitewe nuko bamwe usanga baba basinze. Mu murenge wa Gikunda Mvura w'akarere ka Rusizi nari Ntakirutimana Alfred TV1. Mu murenge wa Ntarabana mu karere ka Rulindo hari abaturage binubira ibura ry'amazi rikabije, ibyo bahuza no kuba umuyoboro bafatiraho udafite ubushobozi bwo ko yabagezaho bose ndetse no kuba ari agace kari guturwa ku muvuduko wo hejuru, bagasaba ko uyu muyoboro wakagurwa. Jean Claude Nirere adufitiye inkuru irambuye. Umurenge wa Ntarabana mu karere ka Rulindo ni hamwe mu hari guturwa ku muvuduko wo hejuru muri iki gihe bijyanye n'uko ari mu nkengero z'umurwa mukuru Kigali. Izi mpinduka ariko ngo ziri kugira uruhare mu ibura ry'amazi yageraga ku bahatuye kuko hari hasanzwe umuyoboro muto, ibi bikarushaho kugira uburemere muri iki gihe cy'impeshyi aho abaturage bavuga ko bagorwa n'isaranganya n'amavomo rusange adahozaho. Aya mazi twatangiye atangira kugira hano ari amazi y'abaturage, bigezemo hagati amazi bayaha rwiyemezamirimo. Uko rero iminsi igendeza ina harimo guturwa cyane. Twaravomaga tukavoma neza amazi guhera ubu ngubu ibyumweru 2 birashize ntitunywa amazi, inka ntizinywa amazi zigiye kugwa mu biraro. Ariko kubera abanyakigali benshi baje mu amazi turayasaranganya tukayabura. Mu myaka myinshi ishize n'ubwa mbere tuyabuze bigeze kuri uru rwego. Tumwe kuyakura ahantu bita mu Kiziba agana 2 matiyo nta mazi abarimo, akunda kubura mu gihe cy'izuba. Ubuse abantu bari kuvoma amazi bari kujya kuvoma raguri ikiyanza kwivomera abari iserere mbega amezi. Aba batuye mu mudugudu wa Rugogwe akagari ka Mahaza bavuga ko kubura amazi biri kubagiraho ingaruka z'uburyo bwinshi mu mibereho yabo, bagasaba ko iki kibazo cyavugutirwa umuti. Icyifuzo cyacu ni kugira ngo muduhe amazi bongere bawufungura, ariko ubundi bawufungiye ntibatubwira ngo warapfuye dutanga amafaranga yo kuwukoresha, ahubwo barafunga amazi gusa. Kandi twani inyuma twifitiye isoko gakondo, batwemereye kuduha amazi kuri iyo soko gakondo ariko twarategereje twarahebye.
nk'umuntu wafashe ikiraka akajya kurizana guca amafaranga abonye ayo ari yo yose byasaba kongera nyine umuyoboro w'amazi. Umuyobozi w'ishami ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi, isuku n'isukura Wasaka Group y'Rulindo, Rubayita Jacbel, avuga ko iki kibazo kizwi kandi ko ku bufatanye n'akarere bari kugikuraho mu kugikemura mu buryo burambye, kandi ko ku bufatanye n'akarere bari kugikoraho mu kugikemura mu buryo burambye. Abizeza ubufasha muri iki gihe cy'isaranganya bafatanyije na kampani isanzwe ifite iri soko. Turi gukora n'akarere kugira ngo turebe uburyo twakorana twigishanya mbonera cy'amazi. Hari hasanzwe hari network y'amazi hari. Iyo network rero tugerageza gusaranganya, ariko kubera ko abantu babaye benshi rimwe na rimwe hari igihe bigorana. Ikindi rero nuko ahubwo turi gukora inyigo n'ubu abatekinisiye bacu bari kuva ejo hari amazi yari ahantu bita mu Gatare, turi gukora inyigo ku buryo twakongera amazi bitewe n'uko abaturage uko tubibona nyine. Ikintu twabafasha ni ugukorana nabo tukabaha telefone zacu kugira ngo igihe habaye ikibazo cyose bakatubwira, turi kunoza neza tubikurikirana uburyo bw'isaranganya. Ikibazo cy'ibura ry'amazi muri iyi mpeshyi ya 2025 kiri kugaragara mu bice byinshi by'igihugu. Ni mu gihe Wasaka Group itangaza ko ifite intego ko muri iyi myaka 5 ya gahunda ya kabiri y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST2 bazakuba hafi kabiri y'amazi batunganyaga akava kuri metero kibe zisaga 380 akagera ku 639 muri 2029. NST2 kandi izasiga abanyarwanda bafite amazi ku kigero cy'100%. Jean Claude Nirere, TV1. Bamwe mu bagabo mu murenge wa Gitoki mu karere ka Gatsibo baravuga ko hari umugabo ugize agatwara abagore babo mu gihugu cya Uganda bagakeka ko yabajya kubagurisha. Savio Kwizera adufite inkuru irambuye. Dufite ubwoba nyine naze kaza kadutwara abagore tuzabigeza gute? Ni mu mudugudu wa Nyarugarama, akagari ka Karubungo, umurenge wa Gitoki mu karere ka Gatsibo, aho hari abagabo bavuga ko umugabo witwa Mugabo Girake Donati ajyaza agashuka abagore babo akabajyana mu gihugu cya Uganda ntibamenye icyo ajya kubamaza. Aragumya kaza jyana agaruka jyana undi none hasigaye noneho yiyongeza akajyana babiri cyarimo. Yahoze atuye hano hirya arongera arimuka. Uwa mbere mujyanye aragenda we yagera yaramubyaje, ubu ngo babyaranye kane abajyana mu Bugande. Mugabo Donati turamuzi, ariko araza agashuka abagore babandi akabatwara. Ejo bundi yatwaye umukobwa we, abagore babiri n'abana babiri. Nyine aratuye n'aha none yagiye mu Bugande, araza rero agatwara abagore babandi. Ubwo harimo n'umukobwa we yajyanye mbere ni 4. Hafashimana Rura numwe mu bagabo uvuga ko umugore we bamujyanye ndetse n'abana ku buryo ngo yasigaye yigunze. Nageze mu rugo nsanga umudamu wanje yagiye, ariko hari umugabo wari inaha witwa Mugabo Girake Donati yaraturutse Uganda. Ubwo abantu bahita bambwira ko yahise amufatira moto aramutwara nabaje inyuma ye baragendana, kandi umudamu yatwaye n'umwana, ariko akaba n'ubundi uwo mugabo asanzwe aza agatwara n'abandi. Hari abatekereza ko uwo mugabo abajyana agiye kubagira abagore bitihise akaba bagurisha muri Uganda, ari nayo mpamvu bamwe mu bagabo bavuga ko bafite ubwoba ko hari igihe n'ababo bazabajyana. Dufite amakuru ko agenda akabagurisha akabacuruza Uganda. Ahubwo twavuga ko ari umushimutsi afite. Oya ntabwo bari bamujyana uwanje, ariko nawe nagaruka azamutwara. N'uwanje rwose azamujyana ndabizi. Yaramujyanye mbyuka mutonganya kubw'amahirwe mbona amusize, ariko aramujyanye. Abagabo bose bageze mu ngenge ngo abagore bose ngazabatwara. Gusa ku rundi ruhande hari abashinja abagabo muri uyu mudugudu wa Nyarugarama gufata n'aba abagore babo bikaba intandaro yo gushukika bajya aho babona amahoro n'amaronko. Abagabo berirwa barasa abagore babo hanze, ukibaza yuko umuntu atazakubwira ngo ho mbambaho neza ntibagutware, arabatwara koko. Nyarugarama ahubwo abagabo baho n'abasinzi, noneho abagore baburi uko baba mu rugo bakigendera. Ngubu nimba umugabo amfashe nabi yamara gufata nabi Donata akambwira ati mfite ahantu nakwijyanira ukabaho neza sinagendana nawe, reka batware niko baba bafashe nabi. Ariko hari ukuntu ubona bigucanze n'ubundi ugufata neza akaba ari busanga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitoki Bwana Rugengamanzi Steven avuga ko ari amakuru mashya bagiye gukurikirana. Nubwo ubuyobozi tubana n'abaturage hari igihe amakuru nk'ayo tutahita tuyamenya, tugiye gushyira akacu kuko ubwo harimo human trafficking, icuruzwa ry'abantu. Numva tugiye kubikurikirana mu maguru mashyashya kuko n'ubwa mbere byumvishe ubwo ngiye kwikonsultinga. Gusa icyo nasaba abaturage ni ugutangira amakuru ku gihe, hanyuma niyongera kugaruka tuzareba icyakorwa. Ikindi nabo bagiye tugiye kumenya amakuru yabo ko uyu Mugabo Girake Donati bashyira mu majwi kuko batwarira abagore bavuga ko abarizwa mu myaka 55. Savio Kwizera, TV1 mu karere ka Gatsibo.
Abatishoboye barenga 300 mu murenge wa Ngamba mu karere ka Kamonyi bari barateye inkunga y'ingoboka na leta bashinga koperative icuruza imyaka ariko irabananira. Kuri ubu bari gutakambira inzego za leta bavuga ko koperative nta kibamariye, bityo bifuza ko imitungo yayo irimo amazu n'imirima bigurishwa bakabyikenuza. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo avuga ko ubuyobozi bw'ukurikirana iki kibazo. Inkuru ya Daniel Dushimira Umuremyi. Abatishoboye barenga 300 bo mu murenge wa Ngamba mu karere ka Kamonyi bahabwaga inkunga y'ingoboka biciye muri gahunda ya VUP. Bari barashinze koperative icuruza imyaka yitwa Kokopura, leta ibatera inkunga, bubaka inzu igizwe n'ibyumba by'ubucuruzi na sare ndetse bagura n'imirima. Nyuma gucuruza imyaka birabananira, izo nzu bakajya bazikodesha. Gusa kugeza ubu abazungura babo, dore ko bamwe muri bo bamaze gupfa, bari gutabaza ubuyobozi bavuga ko gucuruza imyaka byabananiye. Yitwa koperative Kokopura, yari ubuzima bwayo gatozi n'ubuzima bwo gucuruza imyaka. Tugitangira koko imyaka twarayibonaga tukayigura ikaza tukayigurisha, ariko ubu byarahagaze kubera abakecuru gukura kwabo n'abasaza usanga ubushobozi bwabo bwararangiye. Aba babwiye TV na Radio 1 uko ibyo bashaka ari uko imitungo bafite igizwe n'inzu, imirima n'amashyamba byagurishwa abakakoresha bikenura. Ngo ari sare, hari n'imiryango 3. Iyo miryango 3 irimo abakodesha kandi barabishyura, ariko amafaranga ntayo tubona, nta n'ikintu bajya batubwira, nta nama ibaho, nta shinge, nta rugero. Ubwo ngiye mu cyifuzo cyanjye nkaba nifuza mu gihe mwene data yaravuze kugira ngo mube mwadukorera ubuvugizi kugira ngo iriya nzu igurishwe n'imirima dufite byose bigurishwe. Dufite nyine cya koperative Kokopura nuko baduha amafaranga, niyo baduhaye bwarasisi baduha amafaranga makeya, ni ku mwaka baduha 2,000. Mu bukangurambaga urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na RMB bakoreye muri aka karere ka Kamonyi bigisha banibutsa abaturage ingaruka zo gukora ubucukuzi bunyuranye n'amategeko na kariyeri nta ruhushya, nubwo butari bujyanye n'iki kibazo cy'aba baturage. Aba bo muri koperative Kokopura baboneyeho bakigeza imbere ya Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice, nawe witabira ubu bukangurambaga. Ikibazo dufite abanyamuryango nta kintu tubona. Yitwa Ndagijimana Berite, yewe perezida w'iyi koperative bamaze kubabwira. Ubwo rero wenda mu kibazo uyu mubyeyi yarabajije, ntekereza yuko kitari ku bantu benshi, ariko turimo kubarura imitungo yanyu yose tukanareba imikoreshereze yayo, hanyuma ubuyobozi bw'akarere bukazabagira inama uburyo ki iyo mitungo yabyazwa umusaruro kurushaho, cyangwa se n'abashaka kuba bayigurisha ikaba yagurishwa mukaba mwagabana ikintu kigaragara ariko twabafashije. Ikibazo cy'amakoperative y'abahabwa inkunga y'ingoboka amenshi yashinzwe n'abari bageze mu zabukuru, bamwe bamaze kuruhuka, abazungura babo kuyacunga neza birabananira. Daniel Dushimira Umuremyi mu karere ka Kamonyi. Bamwe mu bari kwitabira imurikagurisha mpuzamahanga riri kubera i Kigali ku nshuro ya 28 barashimira serivisi bari guhabwa n'ikigo cya Movit, by'umwihariko izijyanye no kwita ku ruhu ndetse n'ubwiza bw'umusatsi. Dieudonne Nshimiyimana adufitiye inkuru irambuye. Igikondo mu mujyi wa Kigali ahasanzwe habera imurikagurisha niho twerekeje kamera. Mu ntambwe nke twinjiye tugeze ku cyumba kimurikirwamo ibicuruzwa by'uruganda rwa Movit rwihariye cyane ku gukora amasabune n'amavuta mu ngeri zinyuranye, ay'uruhu n'umusatsi by'abana n'abakuru. Ni nako abiganjemo abagore n'abakobwa bari gutunganyirizwa imisatsi. Serivisi iri gutangwa nta kiguzi kuri buri wese uguze igicuruzwa cya Movit. Everine Dusanze ari gutunganyirizwa umusatsi ni umwe mu bishimira serivisi ziri gutangwa na Movit muri iri murikagurisha mpuzamahanga. Ati naje ndicara ndababwira ngo bansuke bijyanye n'umutwe wanjye kubera ko mbizeyeho ubunyamwuga. For sure, so far I am. Ndakubwiza ukuri kugeza ubu ndanyuzwe cyane, ndishimye. Nishimiye cyane ibyo maze kubona ku byo bagomba kunkorera, bityo naciye ku ruhande navuga ko 100% nishimye. Denis Twinamatsiko, umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya Movit mu Rwanda, aravuga ko bari bumwe mu buryo buri kubafasha kongera gusabana n'abakiriya. Hano icyatuzanya ahangaha icyambere nuko wenda tumaze nk'imyaka 6 tutaza hano kumurika ibikorwa byacu. Twaje kubona ngo tugeze ahangaha biradufasha gusabana n'abakiriya bacu, kumurika ibikorwa byiza dufite
ibikorwa bitandukanye, amavuta mashasha, bakanaza tukanabakorera imisatsi ku buntu, tugatanga ibihembo nka imipira, amataburiya, amajeri n'ibindi bintu byinshi bitandukanye hano ku buntu. Ahangaha umuntu uraza, umuntu uwo ari we wese uraza ukagura akantu k'umusatsi, tukagukorera umusatsi, tukongeramo n'ibindi biguzi byose bikora umusatsi ku buntu, nta kindi wongeraho. Uhwabwa n'amavuta ayo z'ubutahanye ukongera ugasiga mu mutwe wawe bikurikije na produit ukoresheje cyangwa produit wishimiye gukoresha ijyana n'umusatsi wawe. Denis Twinamatsika arakomeza agaragaza umwihariko wa serivisi n'ibicuruzwa bari kumurika, kandi kurushaho ngo muri iri murikagurisha biratangirwa ku giciro cy'uruganda. Umwihariko icya mbere ni uko amavuta yacu ya Moviti ni amavuta ari karite, ni amavuta yizewe, ni amavuta atakibazo afite ku muntu. Amavuta yasuzumwe neza, arahingurwa neza n'imiti cyangwa se n'ibintu bikora amavuta nyabyo by'ukuri. Akandi karusho noneho ni igiciro cyacu ni igiciro gishoboka, ni igiciro gifatika, umuntu uwo ari we wese yagishobora. Hari amaproduit manini, hari amaproduit matoya, hari amaproduit ashoboka ku buri muntu wese wifuza kwisiga Moviti no kuyikoresha. Imurikagurisha mpuzamahanga ry'u Rwanda rizwi nka Expo 2025 riri kuba ku nshuro ya 28. Moviti ivuga ko mu minsi rimaze umusaruro wavuyemo ukomeje kubaha imbaraga zo kwita ku babagana batagononwa, kandi ngo kugeza ku ya 17 z'uku kwa munani umunsi rizasorezwaho ngo bazaba bagikomeye ku ihame ry'uko ubaganye adasubira yuko yaje. Ndabakangurira bose abantu bari mu nzira barimo kuza ngo umugane stand ya Moviti, uradusura ukaza tukagukorera, noneho ugasubira mu rugo waka nk'inyenyeri. Dieudonne Nshimiyimana, TV1. Mu gice cy'imfumburamatsiko cy'uyu munsi kiragaruka ku muco w'Abayapani mu mujyi wa Tokyo wo gukodesha inshuti cyangwa umukunzi.
barindira umutekano zinakorana n'inzego za leta. Baba abakobwa n'abahungu bakora aka kazi usanga bavuga ko nubwo imyirondoro y'abakiriya babo ibihishwe ari ibanga, bakunda kuganwa n'abantu bo mu nzego zose z'ubuzima ndetse n'abayobozi, dore ko n'igiciro kiba atari gito. Kuri aba ngaba kandi hariyongeraho n'abanyamahanga baba baje kureba koko niba bishoboka ko watira umukunzi w'igihe gito. Aka ni akazi kandi usangamo abantu b'ingeri zose bagakora bitewe n'uko hakenerwa n'ubundi abantu b'ingeri zose. Hari ababa bakeneye imiryango, hari ababa bakeneye abana cyangwa se abantu bo kubafasha mu birori by'ubukwe bagize bameze nk'umuryango wabo, ndetse n'abakeneye inshuti n'abakunzi. Icyo bakorera abantu babagana ni ukubakorera ibirori bifuza, kubafasha gutembera no gusangira mu maresitora no kubatembereza hamwe mu hantu hari ibintu nyamuranga mu mujyi wa Tokyo n'ahandi ababagana baba bifuza. Ikindi badakora ni ukubasaba kuryamana kuko ngo byishyurwa ukwabyo, iyo ubishaka ukaba wajya ahakorerwa ibyo bikorwa ko naho haba hari andi makampani abishinzwe. Aba barabyubaha kuko ngo biri no mu muco wabo kudakorakorana ku karubanda cyangwa ibindi bikorwa by'urukozasoni. Kugeza ubu isi yugarijwe n'ubukene, inzara ndetse n'ibindi bibazo, ariko ibyo ntibibuza abantu gukomeza gutera imbere uko bwije n'uko bukeye, ibituma abantu bashakisha bagakora iyo bwabaga kugira ngo babone ibibatunga, yewe haba no muri iyo mirimo twumva tukumvira atangaje. General Hope Ngabo, Icyizere. Mwakoze kubana natwe, amakuru yacu uyu munsi ntatu yasoreje. Mwari kumwe nanjye Isimbi Martine.